Amwe mu magambo yavuzwe n'abaperezida ndetse n'abantu bakomeye cyane muri Afurika ndetse no ku isi, bimwe mu bintu utigeze umenya so na nyoko batigeze bakwigisha. Amagambo akomeye uhora wibaza uburyo ushobora kuba ukennye, uri umukene utagira n'urupfumuye, ariko ukibaza impamvu. Tega amatwi wumve ibintu 10 ugomba gukora ndetse n'ibyo utagomba gukora kugira ngo utere imbere. Kora subscribe ku Ikayi Yacu TV, ubundi dukomeze tubane muri kiganiro. Bwa mbere na mbere wibaza impamvu utagira amafaranga ndetse n'ayo ubonye ahita agenda, ukibaza niba ufite inyatsi. Tega amatwi mu bintu 5 utagomba gukora ndetse ugomba guhagarika vuba none aha ngaha mu maguru mashya. Nutabihagarika uraza kwisanga uri mu mazi abira. Tega amatwi wumve ibyo bintu 5. Ikintu cya mbere ugomba kureka gukora, rekana n'inshuti zidafite umumaro. Rekana n'inshuti zikuvunira intego. Izo nshuti mvuga nta zindi. Rekana n'abantu, kujyana n'abantu badafite intego mu buzima bwawe, bakakujyana mu ngeso zituma udatera imbere, ndetse bimwe muri byo harimo kukujyana mu busambanyi, mu businzi ndetse n'ibindi. Akaba ari ya nshuti itaguhamagara ndetse ibe yakurangira nk'akazi se cyangwa ikungure akamaro runaka. Iyo nta nshuti irimo, yireke. Gendana n'abantu bafite intego mu buzima bwawe. Icya kabiri, guta umwanya kuri social media, harimo gustokinga kuri Instagram, ku ma TikTok ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nta nyungu irimo, umwanya urahenda. Gerageza ukoresha igihe cyawe neza, ureke guta umwanya kuri izo mbuga uscrollinga ureba ibintu bitagufitiye akamaro. Icya gatatu, gutinya kugerageza ibintu bishyashya mu buzima, harimo nko gutangira business. Gutinya gutangira business nshyashya. Niba utinya, ntago uzamenya etese nta somo ushobora kuziga cyangwa se ugire experience mu bintu runaka, nko mu gutangira umushinga ndetse n'ibindi. Niba utinya gutangira umushinga ndetse ukumva yuko n'ubundi uzahomba, n'ubundi nta kintu wageraho, iga gufata risk mu buzima bwawe, umenye icyo ushaka ndetse n'ikintu ugomba kugeraho. Umuntu utinya gukora amakosa ntatera imbere, kuko ntamenya ko amakosa abaho, cyangwa se aba ashobora kuba ayo makosa yayahanduringa akayigiramo. Iyo ukoze amakosa uyigiramo kugira ngo utazasubira ubutaha. Rero mu gihe ibyo bintu udashobora kuba wabihanduringa, ntabwo ushobora gutera imbere. Iga gufata risk, wigire mu makosa wakoze. Ikintu cya 4 ugomba kureka gukora, gushaka inyungu yihuse, guskaminga cyangwa se kubeshya kugira ngo ubone amafaranga. Nta muntu wakize mu nzira yoroshye. Kugira ngo ugire ikintu ugeraho ugomba gukora cyane kugira ngo ugire ikintu ugeraho. Kwishora mu rusimbi, muri betting, kugira ngo ugombe kugira ikintu ugeraho mu buzima, ibyo bintu ugomba kubireka, ukagerageza ukavunika kugira ngo ugere ku kintu cyihuse. Nta mukire n'uyu n'umwe wigeze ubaho wakize mu nzira yihuse cyangwa se mu nzira yoroshye. Icya 5 ugomba kureka gukora, reka kubaho urenze ubushobozi bwawe. Waba ushobora kuba wajya nk'ahantu ukagura ibintu birenze ubushobozi bwawe ndetse ukajya no mu madeni. Ibyo bintu mu gihe udashobora guhanduringa, umenye budget ugomba gukoresha nkeya, ugire n'ayo usagura. Icyo gihe bizakubera inzitizi mu iterambere ryawe. Gusevinga ndetse no gukoresha amafaranga makeya ashoboka ni ibintu bizagufasha gutera imbere. Ibi byari ibintu 5 utagomba cyangwa se ntuzongere kubikora. Niba wabikoraga ubireke.
noneho tugiye ku bintu ugomba gukora kugira ngo utere imbere, ni nabyo tugiye kurebera hamwe. Komeza ukuri iki kiganiro dukomeze kubana. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo utere imbere, shyiraho intego zishobotse ndetse uzihe n'igihe ntarengwa kugira ngo ube wazigezeho. Kugira intego mu buzima, uvuga ati mu mezi 6 ngomba kuba ngeze kuri iki, umwaka se cyangwa se imyaka 5, ariko byakwanga byakunda izo ntego ugomba uzigereho. Ibyo bintu bizagufasha kugira ibyo wacivinga mu buzima, kugira ibyo ugeraho, ndetse ubyigiramo ibintu byinshi harimo guhomba ndetse no kunguka. Icyo gihe bizagufasha kumenya ahantu uri kuva n'aho uri kujya. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo utere imbere. Ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora, shora mu kwiga ndetse no mu kwiga gushora imari mu bintu bigiye bitandukanye. Iga gucuruza, wige skills zose zigiye zitandukanye, harimo ikoranabuhanga, ubuhinzi ndetse n'ibindi bishobora kuba byakubyarira amafaranga mu gihe runaka. Kuko iyo uzi skills cyangwa se hari ibintu uzi kuba wakora bishobora kukubyara amafaranga, birakorohera kumenya aho utangirira, ndetse na hamwe iyo byanze ujya ahandi. Nicyo kintu cya kabiri ugomba kumenya, ukamenya kwiga ndetse kugira ngo ubwo bumenyi uzabukoreshe mu gihe gitandukanye, kuko mu buzima ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi. Cya gatatu, shaka imirimo ndetse n'imishinga ishobora kuguha amafaranga ndetse n'ubumenyi. Niyo yaba ari imishinga mitoya, ariko uyikora uyishyizeho umuhate ndetse n'imbaraga. Ukorane n'abandi kuko nabyo birafasha. Kuba uba ufite bagenzi bawe bashobora kugufasha muri business, kuko umutwe umwe wigira inama yo gusara. Ugomba kugira abakugira inama ndetse n'uburyo uba warasetinze goals zawe kugira ngo ugere ku cyo wifuza cyangwa se ku cyo ushaka kugeraho. Ikintu cya kane ugomba gukora kugira ngo utere imbere, bika amafaranga yawe, saving amafaranga yawe ndetse unayashore mu bintu bifatika. Ubwo icyo nshatse kuvuga, amafaranga niba usevinze amafaranga, gerageza unayashore cyane cyane mu buhinzi se cyangwa ubworozi, ndetse no mu bucuruzi no mu ikoranabuhanga. Ibyo bintu bizagufasha kugira ngo amafaranga yawe ahari akomeze yunguke, ataguma ahantu hamwe. Icyo gihe bizagufasha kugira amafaranga wasevinze nabwo ari kunguka, ari gukorera andi. Ibyo ni ibintu bizatuma ukomeza gutera imbere, ugire n'akazi kawe gasanzwe kaguhesha amafaranga ubona yo usevinga ndetse n'ayo ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ayo mafaranga usevinze avemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane yuko ahazaba ari azajya akomeza yiyongera. Icya gatanu cyagufasha gutera imbere mu buzima, tegura igihe cyawe neza. Wikangiza umwanya, upange gahunda zawe z'umunsi, umenye buri saha ndagomba nkora iki, kirangire ube wasetinze umunsi wawe. Ese umunsi wanjye uragenda gute? Ubyuka uvuga ati ndabyuka saa 12 za mu gitondo, ngira ibyo nkora runaka, mbisoze saa 1, ntangira ibindi. Ibyo bintu bizagufasha gukomeza gutera imbere no kumenya ikintu ushaka mu buzima. Umenye ese uyu munsi nakoze iki, ese nageze kuki uwo munsi, ubone gusetinga undi munsi ukurikira. Ibyo bintu bizagufasha gutera imbere. Mwari kumwe nanjye Mr Seke. Mu kiganiro cy'ubutaha nzaza mbabwira ibindi bitandukanye byagufasha kwimprovinga your skills cyangwa se kugira ikintu ugeraho mu buzima. Ndetse bano bagabo Ibrahim Traoré na His Excellency Paul Kagame, bimwe mu byo bagiye bavuga nabivuzemo mu ntangiriro, kandi ko ibi bintu ari ibintu byagufasha gutera imbere. Kora subscribe tubane.